Mwiriwe neza, Imana ibahe umugisha kandi bishimire. Amazina yanjye ni Birodade nk'uko bisanzwe. Muri uyu mugoroba nifuje ko hari amagambo tuganiraho dusanga mu Byahishuriwe igice cya 13. Turahasanga amagambo ntabwo ndi buze gusoma, ahubwo ni ukubarangira kugira ngo muze kumenya aho ibyo tugiye kuvuga biri. Ni amagambo atubwira ngo hari inyamaswa yavuye mu gitaka, hakaba n'inyamaswa yavuye mu nyanja. Gusa muraza ko mubara ntabwo ijwi ryanjye rimeze neza. Iyo nyamaswa yavuye mu gitaka rero niyo yavuye mu nyanja byafatanye mu biganza, ariko mu gufatana mu biganza ngo biyobya abari bari mu isi, kuko ibyanditswe byatubwira ngo izo nyamaswa uko ari ebyiri zahawe ububasha na Satani. Iyavuye mu nyanja Bibiliya itubwira ko ari Roma cyangwa se Ubugatulika, naho iyavuye mu gitaka ibyanditswe bikatubwira ko ari Amerika. Amerika rero na Roma byahanye ibiganza, byiyemeza kuyobya abari mu isi volontaroma bibishaka. Abantu benshi ngo murabona ko mwayobotse iki kintu. Ntekereza ko mushobora kuba wenda umuntu yavuga ngo mbese mugiye ko ntigeze ngo njya mu bakatolike nayobye nte. Ndagira ngo mbanze mbabazeho gatoya kandi namwe muze kuza kunsubiza. Mbere twahoze tuzi icyitwa Eglise Pentecoste, pan Eglise Pentecoste, ahubwo Eglise Protesta. Yego, Eglise Protesta au Rwanda, cyangwa se abaporoso. Kuri iyi nshuro ntibakitwa abaporoso, ahubwo basigaye bitwa abangirikani. Iryo zina rijya guhinduka, muzi uko byagenze kugira ngo bahinduke abangirikani, bave ku baporoso bagere ku bangirikani. N'uyu munsi turacyabita abaporoso bamwe na bamwe, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo ari abaporoso, ahubwo twe tubita ngo ni abangirikani, kandi nabo ubwabo bivugira ko ari abangirikani. Ndetse no ku byapa byabanditseho ko ari Eglise Anglikani, ntabwo ari Eglise Protesta. Byahindutse biti. Niba uri umuporoso cyangwa se uri umuprotestanti, ushobora gukora ubushakashatsi ukamenya ukuntu ibintu byaje guhinduka kugira ngo bive ku buporoso bikagera ku bwangirikani. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa. Iryo torero ryagushije benshi mu buyobe, ariko bakaba baranze kubuvamo, bakaba bariziritse bavuga ngo ntabwo ibi ngibi ari byo, abo ngo turagendera ku by'Umwana w'umuntu yashyizeho. Nyamara ibyanditswe byera bikatubwira ngo ni byiza kumvira Imana kuruta kumvira umwana w'umuntu. Ndagira ngo mbabwire, abantu benshi hari ikintu bayobotse buhumye kandi ikintu kirakomeye, ariko ntabwo bashaka kumenya. Niyo ugerageje kuganira n'ababyizera ugira ngo bakebure, uba wumva nyine badashaka kubyinjiramo ngo bamenye ibyo bintu, ariko mu by'ukuri ni ibintu bihangayikishije isi. Abantu benshi basenga ku munsi wo ku cyumweru, ntabwo basenga icyumweru, ahubwo basenga ku munsi wo ku cyumweru. Abandi bagasenga ku isabato, abandi bagasenga ku wa nyuma, ubwo ndavuga abayisilamu. Ariko iyo ugerageje kubaza umuntu wese impamvu aruhuka umunsi wa mbere w'isabato, ubwo ndavuga ku cyumweru, benshi bakubwira ko ngo ari uko bizihiza izuka rya Yesu Kristo. Niko benshi bavuga, ariko ntawuzi ngo ibintu byaje biti. Abenshi ntabwo bazi ngo ibi bintu gusenga ku cyumweru byazanywe nande, byaje biti. Oya, barakuze bisanga mu miryango. Abandi kubera ko abantu benshi basenga ku cyumweru baba bafite ibyuma bivuga neza, baba bafite umuziki ubyinitse neza, bagakurikirana umuziki akenshi na kenshi mu makorari cyangwa se mu gihe cy'umuhimbazo cyangwa cyo guhimbaza. Ibi bintu abantu babiyoboka gutyo gusa, badashyizemo ubwenge mvajuru ngo babanze ngo babaze ngo mbese ko tubona hari iminsi ibiri, ubwo wa gatatu wambaye nkwirengagije ko wa gatatu nawo turaje tuvugaho ko tubona hari iminsi ibiri, ku isabato no ku cyumweru, umunsi ibiri yivuga wa nyawo ni uwuhe? Mumbabarire, ariko ndagira ngo mbwize ukuri inshuti yanjye nkurikiye, niba uzi ko nawe uruhuka ku munsi wa mbere w'isabato, ndavuga ku cyumweru, ukaba warumvisha ukuri ku isabato ukakwirengagiza, ntabwo ari igihe utanga ijuru. Ariko n'ibyanditswe byatubwira ngo abica amategeko y'Imana ntabwo bazigera bakandagira mu ijuru. Nawe niba uzi ko wica itegeko rya kane ariyo sabato, ukaruhuka ku cyumweru, fata Bibiliya wongere usome, ntabwo uzigira ukandagira mu bwami bwo mu ijuru. Kiretse ubaye utaramenye umucyo, ariko no kubona iki kiganiro nkaba nkomeje ku isabato ukaba yumvise, bivuze ngo umucyo tayari wamaze gutangira kuwubona. Icyo usabwa ni ukwinjira muri Bibiliya, ukabanza ugashakisha, ukareba, ukabaza ngo mbese n'iki Bibiliya ivuga. Abantu bajya bavuga ngo icyumweru cyavuyeho, no isabato yavuyeho ngo kuko yari iy'Abayuda. Niko abantu benshi bajya babivuga, ariko si ikibazo nibaza ko isabato tuyibona mu itangiriro Imana iruhuka, tukabona iyihereza Adamu na Eva bakayiruhuka. Adamu na Eva bari Abayuda, ese Imana yo ubwayo yari umuyuda?
umuntu uvuga ngo isabato yavuyeho ngo ntikiriho ngo kubera ko ngo yari y'abayuda. Yesu Kristo hari amagambo yavuze, ngiye gukoresha Bibiliya ntagatifu. Iyi ni Bibiliya ntagatifu mfite, ngira ngo wenda ni uko mbona inyuguti zitakigaragara neza, ariko murabona ko handitseho ko ari Bibiliya ntagatifu ku bantu muri kubasha kubibona. Reka mbasomere amagambo dusanga muri Matayo. Iyi Bibiliya ubundi yagombye kuba ari y'abavandimwe bacu bita ngo ni abakatolike, ariko reka mbasomere amagambo dusanga muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 17. Matayo igice cya 5 ku murongo wa 17. Mwumve icyo ibyanditswe byera bivuga, hanyuma ukurikire ibyo ukurikira ariko uzi ibyari byo. Matayo igice ni cya 5 ku murongo wa 17. 5 umurongo wa 17. Hari titiri ivuga ngo Yesu yaje kunonosora amategeko. Ngira ngo ngibi hari, sinzi niba wenda mwabasha kubisoma. Ahangaha Yesu yaje kunonosora amategeko. Haranditse ngo, reka mbasomere mwumve. Haranditse ngo ntimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi. Sinaje gukuraho, ahubwo naje kunonosora. Uri kumva iki kintu? Sinaje gukuraho, ahubwo naje kunonosora. 18. Koko rero ndababwira ukuri, kugera igihe ijuru n'isi bizashirira, nta kanyuguti n'akadomo kazava mu mategeko ibyo byose bitarangiye. Nuko rero uzarenga kuri rimwe muri ayo mategeko yoroheje kandi akigisha n'abandi kugenza atyo, azitwa igiseswa ku ngoma y'ijuru. Naho uzajya ayakurikiza akayatoza abandi, azitwa icyariho mu ngoma y'ijuru. Reka kandi mbabwire, niba ubutungane bwanyu budasumba ubw'abigisha amategeko n'abafarizayi, ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Ngira ngo murabyumva. Yesu aravuze ngo umuntu yica, hano ni ngiki gitabo, ngiyi ni Bibiliya ntagatifu mfite, ngo umuntu yica ayo mategeko ngo azitwa igiseswa, ariko uyakurikiza azitwa ngo uriho. Hanyuma reka noneho mwumve impamvu nababwiye ngo abagatulika bayobeje abantu babishaka. Iki kintu mucyumve neza. Mwumve impamvu mbwira ngo abagatulika bayobeje abantu babishaka. Hano iyi Bibiliya mfite, ahangaha ahagana hasi ahanga ndimo ndakora, hari amagambo asobanura umurongo wa 18. Aya magambo ari gusobanura umurongo wa 18 w'igice cya 5. Reka mbasomere umurongo wa 18 mwumve ukuntu uvuga. Uravuga ngo, koko rero ndababwira ukuri, kugera igihe ijuru n'isi bizashirira, nta kanyuguti nta n'akadomo kazava mu mategeko ibi byose bitarangiye. Noneho mwumve ukuntu umurongo wa 18 bawusobanuye. Mbabwira ngo Kiliziya Gatolika irayobya abantu mukagira ngo ndimo ndababesha. Ngo itegeko rya kera ryayoboraga ubuzima bw'Abayahudi ndetse no mu ducokori two mu mibereho yabo. Yesu yaje kurinononsora, yibanda cyane ku itegeko ry'urukundo rwa kivandimwe, kuko ari ryo rigomba kutuyobora mu migenzereze yacu ya buri munsi. None ikibazo, singaba abakatolike ko bavuga ngo isabato yakuweho, nyamara Yesu akaba avuga ngo itegeko uko kera byariho niko n'ubu ngubu biriho. None ikibazo, abantu muvuga ngo itegeko ryavuyeho rya 4 mubikura hehe? Soma muri Bibiliya. Nabwiye ngo Kiliziya Gatolika yaje kuyobya abantu, ariko abantu ntabwo bashaka kubitekereza.
ngo bishyikirize intekerezo. Abantu bayobotse icyumweru ariko batazi ngo icyumweru cyazanywe nande. Icyumweru cyazanywe na Kiliziya Gatolika, babikora ku munsi w'isabato, barangije bashyiraho itegeko ry'icyo, bashyiraho iki cyumweru kugira ngo abantu bave ku byanditswe byera. Nyamara mwibuke ko ibyanditswe bitubwira ngo kugeza aho ijuru n'isi bizashirira nta kanyuguti cyangwa akadomo na kamwe kazavaho. Iyi ni ibira ntagatifu ndi gukoresha. None ikibazo nshuti yanjye, wowe uvuga ngo isabato yakuweho ishyirwa ku bayuda, ibyo bintu bikura hehe? Mbese hari aho babisoma muri Bibiliya ko isabato yari y'abayuda none ikaba yarakuweho? Ese ubundi ko yakuweho, reka tubyemere da ko yakuweho, yasimbuwe nande? Yasimbujwe iki? Byanditse muri Bibiliya ntaho wabona nshuti yanjye. Niba rero nawe nkurikiye, menya ngo uyu ni umutego wa Roma abantu baguyemo. Iki ni ikibazo abantu kigiye kubarimbuza. None ikintu kimbabaza ni uko abantu banga kumva ukuri. Iyo mugira ngo muganire kuri icyo kintu ngo gumana ukuri kwawe nanjye nzagumana ukwanjye, nimpfa nzarimbuke, ibyo ntibikureba. Mbega amagambo babaje. Icyakora reka mbabwire, niba uzi ko wamenye isabato ukaba ufite n'umugisha wo kuyikurikiza, urahirwa. Ariko niba uzi ko, reka ibintu bikubwire, niba uzi ko isabato uyizi ukaba waranze kuyubahiriza nk'uko Bibiliya bivuga, iryo tegeko uzaribazwa, kandi ni vuba cyane. Dore ubuhanuzi burimo burirukanka cyane. Iminsi turimo yari iyo kwiyarura tukajya ku ruhande rw'Imana. Niba rero uzi ko uwo mucyo wawakiriye ukaba warawuniniriye ukanga kuwugenderamo, hama hamwe we n'Imana uze mwibonanire, uyisobanurire impamvu wayobotse icyumweru kandi kitanditse muri Bibiliya. Uyisobanurire impamvu ugendera ku byakozwe n'abana b'abantu kandi ibyo Bibiliya ivuga nk'ibyaturutse ku Mana bihari. Uzireguza iki? Uzavuga se ngo ni pasiteri wanyobeje? Uzavuga se ngo ni revera pasiteri? Uzavuga se ngo ni bishop? Uzavuga se ngo ni karidinari? Uzavuga ko ari padiri? Uzavuga iki kandi Bibiliya muzifite iwanyu? Soma wongere ubaze Bibiliya n'Umwuka Wera, ubaze ngo mbese ibi bintu ni ukuri? Nzi neza ko icyo nshimira Imana, abenshi Umwuka Wera yatangiye kugenda bakora, bababwira ngo nubwo muri gusenga ariko nimutubahiriza isabato muzamuri kuruhira ubusa. Ntabwo twebwe dusenga isabato, dusenga uwaremye isabato akanadutegeka kuruhuka ku isabato. Imana ibaha umugisha nshuti zanjye, ariko niba udaruhuka ku isabato, gira uhindukire. Iki ni ikinyoma Roma yatuye mu bantu kugira ngo bakomeze kuramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Igihe kigiye kuza w'akarengane kagiye guhaguruka. Iyo ubajije umuntu ukabaza ngo mbese akarengane kazahagurutswa kuki, ngo abantu bazaba bavuga ijambo ry'Imana. Nibyo koko, kandi isi yose yubakiye ku ijambo ry'Imana, ariko harimo ibyo bagoretse. Akarengane n'ikizakazana ni ukwanga kuruhuka ku isabato, bakaruhuka ku cyumweru. Abatazaruhuka ku cyumweru rero, abo nibo bazarenganywa. Imana ibaha umugisha. Ndasoje, reka dusenge. Data mwiza, mu gihe dukunda, ni wowe wera kandi urakiranuka, icyoro n'ikibi cyawe. Ijambo rye riradutsinze, dusanze hari byinshi twirengagije. Ndakwinginze kugira ngo turwanirire kandi utuneshereze. Ngaho ngwino ubane natwe kandi utugire neza, dusukire Mwuka Wera wo kutuyobora. Tubisengeye mu izina rya Yesu Kristo, turakoze. Amen.